ni ukuri noneho sinzi aho ndi bumwerekeze pe ndabigenza sibyo uriya mugore wanjye ubonye kandi uranabizi sibyo fata uriya mwana asubire iyo yavuye ndamwerekerana hehe kuko kari bunsohoye si ubu nkora iki koko amatipe twaramubuze sinzane yarengeye kabisa reba muniga wacu se iri ku mwanya twaramubuze siko n'ubundi tujya iwabo tugasanga n'ubundi yari wowe ni ibisazi akashaka kutuzagana n'ibintu bikaba ibisazi bya uzi kuzinduka ujya gukomanga ku gipangu cy'iwabo ukavayo utanamubonye nawe ukuntu bibabaza ubwo se wamubona tuzamubona gute nawe bigisha nanjye ubu hari igihe mba nibaza ukuntu tuzanamufatisha ufite no ku myoto shazana nareba umuntu apfa kuba yishyuriye mbese ko twamubuze n'ubundi nta n'uwo uhari mwana yaniga yacu ikibazo ryaryohaga mane hari niba bidukoreraga bakazinduza neza gusa buriya akaryoha rega kirikiyare kuko naho ubundi mba mbona nta kirimo kabisa uzi ukuntu tuzabigenza bahanze niba ariko buriya amaherezo tuzamufata kandi bidatinze nta nubwo bizigera biba kera ndumva nta peti nawe mba numva nta kirimo mujene wanjye niwe bundi nemeraga muri gengi yose twabaga turi kumwe ese ubizi se mana aratwika ariko ndumva cyanangije mudaga oya seka umva ariko reka nkwereke tuze gusubirayo kumureba bwa nyuma turebe ko twaza kumubona nyine iri joro se yego roba tuze kumugwirayo turebe ko tumufashije niraho mbaze nsubire mu gito wanyuma umvaze babe mwumva ariko tubara akumvishijeho gatoya se ndakira nyine simfashe wakegera hano imbere simfashe mani amaye nkareba bimeze bite fata ku maso nyine fata ntabwo ureba wowe mbese wahagaze hano mani tukavugana mbese uravugana n'umusatsi mani mani ibyo usiri mutereka nawe rero ushaka kuba duteza ndagaze nk'aba musore twigendere mpamvu ko nubwo muvugana mbese ko nshaka kumbwira mu mwana kugwamo n'iki ariko ibaze ni garayi nyumvira bro ngo nagaze kugwiramo icyari barananyanduza bakanje mani niba ufite gahunda turabura nyine tugwiremo kabisa njyewe nawe wikaze tuzahura ubutaha nyine nari wagenda ubundi se mufite uriya mukobwa ni bazima b'abakobwa bombi si byose cyane ko baranakubiye buriya nuko utabizi nawe biratekereza urabona noneho hirya yambaye ikanzu y'umukara cyangwa se afite amahane gafite amahane karimo neza reka nkubwire uriya mutitire reka maze nkubwire ijoro nataza kutureba muri oya bwo turaza kujya kumureba aho mu nimugoroba kabisa si byose oya bwo turajyayo kabisa sawa kabisa cyangwa nyine reka tukarenge n'ubundi ntaki
ubwo turaza kongera tugahurize nyine kwa Kiriku tujye kumureba. Hari ibigenze se mani bro? Sawa sawa. Mugire nyine ikibazo mfite, urabizi mfite umugabo, nazanye umwana rero mu rugo, muzana umugabo atabizi. Maze kumuzana umugabo aza kumusahura nyine ko umwana ari mu nzu, ni umwana w'umumama w'inshuti yanjye. Uwo mumama twayoboye ibye nyine ngo baramushimuse, niba byaragenze gusa ntabwo tubizi, twaje kumubura reba ahantu yagiye. Noneho umwana we nza gusanga nyine abagizi ba nabi bari kumukubita, bamukubise ariko bamutegeye mu nzira baramukubita. Umwana ndamufata mujyana kwa muganga, ubushobozi bwo kwa muganga nyine buranshirana, biba ngombwa ko umwana mujyana mu rugo. Yagize neza. Umugabo nyine yari yaragiye mu kazi, ahazi yasanga umwana ari mu rugo, tangira kumbaza ngo umwana namukuye he. Urumva abantu b'inshuti zanjye bose ntabwo ari kaba bazi, kimwe nuko nawe ubu ngubu ashobora kuba atakuzi. Ntabwo yabimenye. Ndangije rero nibwo nafashe umwana mugira mu rugo, aje ahamubonye atangira kumbwira nabi, uyu mwana yaje gute, byagenze gute, ndabimusobanurira ibintu ntiyabyumva. Yanze kubyumva mbese. Twamaze kwanga kubyumva nyine muha umunsi ku mwana araba yagiye, ariko mbura umuntu wamfasha uwo mwana. Ubwo rero uyu munsi yagiye kugaza asiga mbwiye ko uwo mwana atari bumusange mu rugo. Umwana umwe se mwari mufite, kongeraho uwo mwana wa kabiri nawe byo byamunaniye kumwihanganira. Hasi abagabo ubu ntubizi byabaye ibibazo. Ndumva bibabaje, birakomeye. Ubwo rero nkagira ngo mfashe nk'inshuti yanjye, byibuze uba mumfashije niyo cyaba icyumweru kimwe, ibyakenerwa byose nabikora, ariko atari mu rugo ukaba mumfashije nkara ko nagira amahoro. Mugenzi wanjye rero urabizi ko nanjye mfite abana. Abana 3, uwo mujyanye nkamwongera ku banjye numva ntacyo byaba bintwaye. Ndaba mugufashije rwose ntugire impungenge. Waba ukoze cyane pe, kuko ndabona ni ikibazo mu rugo, yarakaye hahandi yagiye nta niposha asize. Wagenda utuze wumva umutima wawe utuje, umwana umunsi neza yamurera n'abanjye. Ni ukuri urakoze cyane pe, sinzi uburyo nagushimiramo. Nta kibazo, munagira neza akazayisanga imbere. Ni ukuri urakoze cyane. Ubwo rero reka njye kumutunganya ndebe uburyo naba muzanye, kugira ngo nimugoroba ataza kugaruka hamusanga. Ni ukuri ntabwo namukira. Nimwohereze nta kibazo, ndahari. Uri mu rugo? Ndi mu rugo. Ubwo rero kubera ko atahazi uransaba ko ndi bumuzane, ubwo reka njye kure uko mbigenza nyine, mukanya ndaba mukugejejeho. Sawa, ugirire umugoroba mwiza. Mwana wanjye rero nkubwire, nizere ko ibintu twaganiriye ubyibuka neza. Mere narabyumvishe gucya buriya. Warabyumvishe? Umwanya tumaze kubivugana ngo warabyumvishe, twabivuganye cyane. Nabyumvise, ariko ni ukuvuga ngo nawe mere nawe wakabije no kuri Imana. Oya, wagashyizemo n'imiyaga basi nkajya sura n'inshuti zanjye. Nuko ntabwo gwemerewe kurenga hano ku gipangu. Uri kunyumva neza? Buretse uramuka wagiye kuharenga, ibintu nzagukorera ntabwo bizi. None se wamayaga cyangwa ajya gusura babapangaye ngareba n'ukuntu inzu zacu. Urabanza umara ukwezi hano ndi kugukontorora, nzaguhurushya nyuma y'ukwezi. Yego mere rero nawe uri umva, uri kunyumva neza? Oya, uri kungora. Nizere ko ibintu nakubwiye birimo hano. Nabyumvise. Bitaciye hano ngo bisohokere hano. Oya, nabyumvise nta kibazo. Ibintu wigize ndashaka kugushyira ku murongo, ntabwo wananira urumwe, ntibishoboka, ntabwo bishoboka. Nizere ko ibintu nakubwiye ubyibuka neza. Uri kunyumva? Ndabyumva ma. Umva, ariko rero ndashaka 10,000. 10,000? Ubimaze iki? Ni igiki? Basi none se sumbye ko hano mu rugo. Nubundi reka nkubwire mwana wa, subizi ko ngukunda. Ndabizi ma. Hari ahantu ngiye, hari ahantu bambwiye hari inzu, urumva? Ngiye kugushakira, ngiye kuyibaza iyo nzu ndebe ko wagira itonto wayikoreramo. Wowe mbwira icyo kintu ushaka ndaza nkikuzanye, wowe ntabwo uri burenge hano. Narishaka kugura utuntu tw'imiti nye two kwifashisha kugira ndeka amaraso yanjye yatembera mu mubiri neza. Urarwaye? Nkaba ntabizi.
oya ntabwo nkwaye ahubwo ni kwa kuntu umuntu aba yumva afite utuntu tw'umunaniro kunyana numva agashaka kuguramo imiti nyine yo kwivura. Okay, nta kibazo n'ubundi ahantu ngiye ndaca kuri farumasi nyinshi bwira iyo miti ndayikuzanira mwana wa se ari ikintu wamburana. Aya ma nabo ariko mbyaye ni ukuri ko Imana ndabizi ko wambyaye ariko wongera umbyare basumwuza ibyo bihumbi 10. Ndaguha ibihumbi 10 kandi utari buve hano wowe ntumi iyo miti iyo ari yo yose ndayikuzanira. Ntago ari imiti regama. Ni ngwiki? Masiko ndi kumva umugo ari guharata. Ariko uyu mwana ntago bamuroze. Hari guharata nuko. Mu muhogo hari guharata. Hari guharata. Muri frigo ntago harimo amaji y'ubwoko bwose. Ntago harimo fanta. Izi konje n'izishyushye. Bira bintu ni by'abarokore kandi nubwo ejo nagiye gusenga ariko bira bintu ni by'abarokore. Sinzi impamvu utajya ubibona. Kagira inkuru rero. Bira bintu ni by'abantu. Niyo nambi ngwemba numva gose nazi. Byanasaba ko nkora siporo nyinshi cyane. Bishatse kuvuga ko ibintu wabwiye ahantu wari uratariho waruri. Ahubwo wari uri mu zindi ngeso. Oya. None gute? Nicyo gihe Mana ukuri ko Imana kubeshya. Hari ijambo ryo muri Bibiliya ariko cyo gihe nagiye mu mwuka ndabigutoye. Byanditse muri Luka igice cya mbere murongo wa 80. Gutubwira ngo bira bintu biri muri frigo ni by'abarokore kandi mwari mumaze imitsi mu masengesho. Oya ariko bavuze ngo tujya dusomaho gakeya. Mujye musoma. Mbaza ngo murongo bawita mwiki? Ngo mwana arakura agwiza imbaraga z'umutima aguma mu butayu kugeza umunsi yerekuyemo Abisiraheli. Byarambashe kugeza n'izi saha n'iryo niwo mwuka ndi kugendana nawo ariko guhereza isaha ngomba kukumvira nk'umubyeyi wanjye ngiye kuguma hano mu rugo. Okay, ngababwira umuti ndi bukuzanire. Oya umuti turaza kuvugana wenda uvuyeyo ndaza gushaka ubundi buryo ubwo ndi kumva nyine wayanyimye. Oya jewe mwana wa urabizi. Nimugoroba nari gukora agasiporo. Wenda ngashaka utuntu wenda tw'utugati n'amazi nagura mu nzira. Ni iki kitari mu nzu? None sinagendana n'icyo urajya he kandi utemerewe gusohoka? Nawe rero ariko uyu mwana nzamenya muvuriza he? Ntabwo umaze kunsezeranya ko ugiye kuba umwana mu rugo. Nanjye niyo mpamvu ngiye kugushakira iki? Ariko nange ugomba kujya umidyo musabye. Hari inzu bandangiye uri kunyumva? Hari inzu bandangiye ikeneye umuntu wo kuyikoreramo. Ngiye kureba ndebe location yaho ndebe ko hagendwa. Mite ngushyiriramo ibintu byo gukora. Mwana wawe nubwo muri makugiye kushingira business. Ngiye kugushingira business kandi twumvikanye ko ugiye kuba umwana mu rugo. Niyo mpamvu ngiye nkwikundira rero. Guma aho ngaho urumva? Turatombo nyine utwoze n'utundi tuntu tudatunganyije. Nta kibazo ariko urushaka telefone uri kunyumva? Mfite iyindi hano. Kuko no kuba udafite telefone birandambiye. Nuza kugira ikibazo umpamagara. Bamaze kunyibiza irenga zingahe se? Urumva? Nihaza kugira ikibazo kiba umpamagara. Nta kibazo. Mwana wanjye ntuva aho ngaho. Ntago mava mahumura nta kibazo. Aya ibintu byamere byose nabivamo ahubwo bajama bange ntabavugishije ntago byarema ndakurahiye. Alo? Ma bimeze bite? Ko numva uri kuvuga gakeze? Wari mu nzira uza hano? Wajya wabimenye ko ngukeneye pe. Mfite agahinda ugeze hafi? Nimba uri ku irembo ntari binjira. Karibu. Ngaho mwana wa. Komeze nk'ufite agahinda kenshi. Ibibazo biranyishe. Cyane umbwiraho make. Umugore wawe se mwiza? Ntakigenda. Mako ngiye kugaruka mu rugo. Habaye iki? Umugabo yananiye pe, yananiye. Yana wanjye se ubwo umugabo yakunanije. Umugabo kutari bumuheke atari n'umwana ugenda uteruye umugabo yakunanije. Ataha saa sita z'ijoro icyo ngicyo nari narakihanganiye nk'umugore nshaka kubaka none yazanye undi mugore aryanira mu cyumba n'akagore kashizemo ngararwaye kandi ndi kumubaza ese mwana wanjye umugabo wawe wamuganirije umenya amakuru y'aho umuntu yamuvanye?
ntabwo ashaka kugira ikintu abimbwira. None se nagiye iwe nagiye iwabo mbese ahantu hose aho avuka n'aho akomoka bene wabo bose ndabazi. Ariko uriya mukobwa n'ubwa mbere mubonye mu maso namubaje yanze kumbwira ahubwo yakumbwira ngo ndusohokemo. mba mwana wanjye rero nkugire inama, urugo kurwubaka no kwihangana, umugabo ukamujyana gakeya, wabona atuje atasinze ukamwicaza ukamuganiriza akagusobanurira, utabyumva n'ejo ukongera ukamuganiriza. Ingo niko zubakwa, iyo uzanyemo umujinya cyangwa no kuraka ntabwo urugo rwubaka. Twese niko tuzubatse. Neza uranshaka ndi umurambo nawe menye ko udashaka ko nza kuba iwawe. Yenda kubwiye cyo ukora nagankubita. None se umuntu ahora akubwira nabi. Azanye umugore mu nzira mumubajije ati uyu mugore ni uwahe. Nagusobanura nashaka kugira ikintu abyumva. Mwana wanjye rero tuza. Umugabo nimba yaramuzanye nagukubite akaba guhahira, durasa neza. Abagushyize muri salo urasa neza urakeye mwana wanjye. Mano kugira batatu k'umugabo wanjye. Ninjye ubyikoreshereza kugira mwubahishe, ariko we byaranze kunyubahisha pe. Ajya mu nyine abajyamo kuko yamuzanye mu nzu, ubundi ntago nyene nicaga mvuga ko abajyamo, aho kuba yageze ku rwego amuzana mu cyumba. Kubana na derira mu nzu. Uri kumva icyo kintu? Mwihanganira ikindi gihe umuhe ndazisubiraho. Oya. Yemba ariko zubaka ngenda rusenya. Usa papa we ntubizi, ngewe ntago yankubitaga ariko nkakomeza nkihangana. Byari ibya kera. Ubisi tugezemo si yo gukubitwa n'umugabo. Dore uwa gatatu, inyuma hari abandi bana batatu, narakubiswe ndihangana, sindwubatse se. Oya, urwego ngezeho ntago ari urwo kubana n'umugabo kuriya. Oya, maze kumenya gukora, mfite abana ngomba gutunga. Turatandukana nawe nutanshaka iwawe ndafata inzu yanjye ngende. Uzi ndabana na derira mu nzu. Banza umenye neza icyamuzanye. Ashobora kuba ari n'umushyitsi cyangwa ari n'ubugira neza bw'umugabo ari kumufasha. Nabiganiriza umugore we. Waramuturishije se uramuganiriza usanga yanze kugusobanurira. Yatuje se. Ihangane niko zubakwa. Umutware gakeya, umuganirize, umugaburire, umuhe icyubahiro. Abagabo bakunda icyubahiro. Oya ndarusohokamo n'abana banjye ndabajyana nimba ibyo ngibyo kuvuga ngo niko zubaka iryo jambo sinshaka kuryumva, ahubwo reka nshaka ikintu mwakiriza bwa nyuma muri uru rugo ngiye nigendere. Ndaguma mu rugo mfatwa nabi gutya. Mwana wa ntusenye, ntabwo nakubeshya ngo usenye, ko usenya ntabwo ari byiza. Abantu bazatanya bakuvuge wananiwe kubaka. Ajya kuzarikira urwakira. Ndumva nta muri kungira ibyo byuko zubakwa gutyo oya. Genda ukizana ariko ubyigeho ntabwo ari uko abantu bubaka. Mukecuru wanjye ariko aba yananyitayeho kuru kabisa. Reba nk'uyu muduga aba yamaye, ubu wasanga uhagaze akamiliyoni. Wallahi ubu ni ukuvuga ngo senge barama nkangahera, gusa harimo imiti ngahe yo kunywa, ariko ntago muramo ikirikere nita mutu. Banze ndebe ukuntu ebana ntajya guhiga bacama bange ebana ari serenge za danje ahubwo ubundi nkahita nimanukira nk'igikapu kabisa. Abajene banjye ndebeke bana ko twakajya yewe ni neza se wawe neza wara yewe se bakuru ma
Shamani narimba kumboye mwana n'abaja. Wallahi. Eba. Egera hano banze marebe. None se man. Buri maze iminsi mumeneka yehe mwana. Shana ndi kumwe n'ibikecuru mwana bikuru byari maze iminsi irimo sora n'iyakuro. Iminsi twari tumaze tuza kugushaka mana amahoro tukakuba. Ikanze mwereke mira rero arafungiranye mu cyumba mwana. Mu nzu irimo akantu ka korodo. Urabizi? Gake wa mutama ushaka icyo umugore aregeze. Ibintu yankoreye ma. Umucitse gute? Umukecuru rero muconje mwaruntu ngataza kunywa gituma mwana. Basigaye agafone mana ahubwo akangaka ngiye kukajyana muri wambone. Urumva? Bagafuni mukecuru aba yantayemo mwana. Urayibona gute ariko? Ni amavuta aratemba. Iyi ngingo yayiguriye Dubai mwana. Iyi yayiguriye Dubai. None se mwana nta miti se muriho mwana. Munamenyeye guhora mbatamu uduceri mbatamu utuntu kugira ngo mani mubone nta n'akantu mwagendanye mwana. Uzi ko maze iminsi wakira bariya batatu ntari urumva neza nicyo akirabona ibintu ni kuri umwana agafone mukecuru aba yansigiyemo kabisa si ukukobesha akagafone ko rwose ukajyana gira vuba vuba mwana mujye mukora ibintu byihuta mwana rero ndetse birakwiriye mwana byakugendekeye gute mwana Umuyaga bro ni umuyaga ni umuyaga. ase mwana umuntu wamenyereye gufata ku muhozi mwana niyo mpamvu uyu muhungu ntajya mwizera mwana niyo mpamvu kaba gafite furesha mani nyinshi sinzi mwana abafite ko byanze mwana umujene mwana akira mwana ibanzurira sekuru nose ngo byemeze bite kapo wanjye none si mubanze mumbwira buribitse mwana turaza kuricataho mu kanya nare biturigane ahubwo banze mundabure mwana igikecuru urumva ahantu byanyerereye urumva biragiye kushakira ikibanza ngarashaka kunkubita bize neza urumva mwana ariko nanjye ndi kumubara nzahita nyahukura umva rero imibare dufite urumva iyi fone niyo tugiye guhera nako kabanza ni akakuru